urakoze cyane mugwaneza, twishimiye kukwakira no kugirana nawe umubano mwiza muri aka kanya ndetse n'abagukurikira kuri Mugwaneza Official Rwanda. Ngira ngo watangira n'isengesho uturagize Imana kugira ngo iki kirere tugiye gukoreramo kibe kirere kimeze neza, kandi ndarike namwe abadukurikiye kugira ngo mwihutire gukora subscribe, mukore kukazogera, mu sharing ibiganiro kugira ngo twubake umuryango mugari wa Mugwaneza Official Rwanda, twubake ivuga ritumwa rihamye, kandi ndabizi ko Imana izabiduhera umugisha. Karibu n'isengesho. Turagushimiye Imana y'amahoro, turaguhimbaje, uri Imana nkuru, uri Imana ishoboye byose. Mu izina rya Yesu Kristo tugarutse imbere y'ubwiza bwawe, turaguhendahenze kugira ngo ubuntu bwawe n'imbabazi bikomeze bibane natwe, bibane n'abanyarwanda bose ndetse n'izindi ngeri zose zizatwumva. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe bikomeze bibaganze. Turagushimiye rero ko waturinze muri iyi myaka yose duhereje inyuma, tugushimiye n'iyi ngiyi nanone twinjiyemo ko uzakomeza kubana natwe. Nubishimirwe rero, nubihererwe icyubahiro. Turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe muri iki kiganiro, kiyobore nk'Imana kandi ukibemo. Mu izina rya Yesu Kristo ubuntu bwawe n'imbabazi utanga n'amahoro bigukomokaho bikomeze bibane natwe twese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha abadukurikiye kandi badukunda n'abatadukunda mwese, tubaye ikaze muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Tugiye kwakira umukozi w'Imana, ni karibu mutubwire ijambo ry'Imana. Ni karibu mutubwire ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima wawe kugira ngo riganirize abatuye isi, abadukurikiye muri rusange. Yego, ijambo ry'Imana tugiye gufatanya gusoma ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 60 umurongo waho n'uwa mbere. Umukozi w'Imana yadusomera. Yego. Abadukurikiye muri Bibiliya zanyu dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya 60 turasoma dore ku murongo waho wa mbere. Mutwe w'amagambo aravuze ngo umukiza w'amahanga azaturuka i Siyoni. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Yego. Kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ijambo riratubwiye ngo byuka urabagirane kubera ko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Imana nishimwe. Umuntu wese unyumvishije muri iki gitondo, igihe uzumvira iri jambo ry'Imana, ijambo riratubwiye ngo byuka urabagirane kubera ko umucyo wawe uje, kandi ubuntu bw'Imana bukaba bukurasiye. Kubyuka ukarabagirana ni byiza, no kuba ubuntu bw'Imana bukurasiye nabwo ni ikindi. Ubuntu bw'Imana bukurasiye nyine kubera ko Imana igufite mu mugambi wayo, igufite mu bitekerezo uhereye kera. Ijambo ryaratubwiye ngo Imana igitangira kurema ibintu byose byabayeho, ngo Imana yari dufite mu migambi ndetse no mu bitekerezo. Ariko aka kanya nkuzaniye ijambo rigukomeza riguhumuriza, biravuze ngo byuka urabagirane kubera ko umucyo wawe uje, kandi ngo ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dushimiye Imana rero yemeye yuko ubwiza bwayo buturasira, atari uko turi beza, atari uko dukiranuka, atari uko ari uburanga, ahubwo ari imbabazi z'Uwiteka kubera kubw'umucyo wayo. Yemeye kutumurikishiriza, yemeye kutwoherereza, yemeye ko uyu mucyo uturasira. Ni ubuntu bwayo, navuga ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi, ni imbabazi zayo. Nigeze nsoma amaganya ya Yeremiya 22:3-22, haravuga ngo imbabazi z'Uwiteka zihora zunguka uko bwije n'uko bukeye. Zihora zunguka. Imbabazi z'Uwiteka zihora zunguka, waba mubi waba mwiza, zihora zunguka kubw'urukundo rwe. None ijambo riratubwiye ngo byuka urabagirane mukobwa w'i Siyoni kubera ko umucyo wawe uje, ngo kandi imbabazi z'Uwiteka zikaba zije ku buzima bwawe. Imana nishimwe rero. Twishimiye Imana inezeranwe natwe muri iki gitondo, ko itwoherereje umucyo wayo ngo uturasire. Komeza dusomere. Umurongo wa kabiri haravuze ngo dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga. Ijambo riratubwiye ngo dore umwijima w'icuraburindi uzatwikira isi, kandi umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga. Umwijima w'icuraburindi uzatwikira isi, kandi umwijima w'icuraburindi uzatwikira iki? Amahanga. Ariko haruguru hatubwiye ngo byuka urabagirane kubera ko umucyo wawe uje. Niba uri mu nzira z'Imana, we wibuka kugenda ukwetura,
bivuze ngo uyu mwijima uzatwikira isi ndetse umwijima w'icuraburindi ugatwikira amahanga, ntabwo uyu mwijima uzagutwikira. Kandi haruguru havuze ngo byukura bagirane kubera ko umucyo wawe uje. Birasaba rero ko umanza ukamenyana n'Imana, Imana ikakumenya, ugakwetura ugatandukanya ikibi n'icyiza. Kuko umunsi umwe Uwiteka yitegereje Mose, ngo nuko Uwiteka aragenda ajya mu gihuru cyaka umuriro, ngo nuko Mose abonye iki gihuru, ngo yari ari mu mukumbi wa sebukwe Yetiro, ngo hanyuma atambikishwa no kureba impamvu iki gihuru cyaka kikagurumana ariko ntigikongoke. Ngo hanyuma ahageze Imana iramutungura, imuhamagara mu ijwi ryayo, ngo iramubwira ngo Mose, Mose, iramubwira ngo wikwegera hano, ngo kwetura inkweto zawe kubera ko hano ugeze ari ahera. Imana rero nishimwe. Birasabwa natwe ko dukwetura kugira ngo uyu mucyo ubyuke urabagirana, ukureho ibyaha, ukureho umunkanyari, dukureho ikizira, kugira ngo uyu mwijima uzatwikira isi ndetse ugatwikira amahanga, utazatwikira ubuzima bwacu n'ubugingo. Ndagira ngo nkwifurize kugira ngo ubugingo bwawe burindwe n'Imana, kandi ubugingo bwawe bumenyane n'Imana, cyangwa se ubugingo bwawe bwomatane n'Imana bwite. Nicyo nkwifurije. Komeza udusomere. Haravuze ngo ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Impamvu izatuma ubu bwiza bw'Uwiteka bukurasira kandi ineza ye ikakugaragaraho, cyangwa se ubwiza bwe bukakugaragaraho, nuko uzaba wamanje kwikuraho ikizira, wikuyeho ikibi, niho ubu bwiza bw'Uwiteka buzakurasira. Imana nishimwe. Ndagira ngo ubu bwiza bw'Uwiteka bukugaragareho, imbaraga z'Uwiteka ziza zikugaragareho, ubwiza bwe nujya ugenda mu nzira koko ubwiza bw'Uwiteka bujye bukuriho. Ni ukubera ko uzaba waramenye ijambo ry'Uwiteka rigacengera muri wowe. Bivuze ngo turasabwa guhambanwa na Kristo tukazukana nawe, ubugingo bwacu bukazukira muri Kristo. Nicyo bisaba, ni nacyo bivuze kugira ngo ubwiza bw'Uwiteka, yego, ubwiza bw'Uwiteka butwishimire, ubwiza bw'Uwiteka butumurikire, kugira ngo umucyo w'Uwiteka uze ratuze mu ruhande rwacu, uze ku buzima bwacu. Yego. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Subiramo. Amahanga azagana umucyo wawe, yego, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Biravuze ngo amahanga azagana umucyo wawe, ngo n'abami bazagusanga ngo ubyukanye kurabagirana. Impamvu aya mahanga azagana umucyo wawe ni ukuba uturanye n'abantu, ntubagore, ntubananize, ntiwigire intakoreka, ntiwigire umuntu utumva, ntiwigire umuntu nyine uhora ushyamiranye n'abantu. Bivuze ngo amahanga azagusanga kubera ko wayabereye mwiza, azagusanga kubera ko wumvikana n'abantu, azagusanga kubera ko nta muntu ushyamirana nawe muri karitsiye. Ushobora gushyamirana n'umuntu bitewe n'impamvu, ariko biravuze ngo kugira ngo aya mahanga agusange biragusaba kwihangana. Iyo wamajije kugira kwihangana, bityo ugira no kwizera. Ntabwo wakwizera utabanje kwihangana. Biragusaba kugira ngo aya mahanga agusange nuko uba ufite kwihangana muri wowe. Wamara kwihangana ukabika kwizera. Biravuze ngo n'abami bazagusanga kubera ko hari imbuto nziza bagusoromaho. Bazagusanga kubera yuko hari imvugo nziza, hari impumeko nziza, utagira umushiha muri rubanda rwa benshi, uticara ushihura abantu, watonganye n'abantu, wageze ku kabari, abantu bose murashyamiranye, ugarutse muri karitsiye, nta muntu muvugana neza, nta muntu mwumvikana, uriya murasakuje, oya. Biravuze ngo numara gukwetura ibi bintu byose ukamanza ukabimenya ko ari bibi, ugashaka ikintu kizana umutuzo, kizana amahoro hagati yawe. Biravuze ngo n'amahanga azagusanga, ngo kandi n'abami bazagera gute? Bazagusanga. Amahanga rero twayashushanya wenda n'abantu benshi. Bivuze ngo abantu bazakugana ariko kubera ko uri umuntu mwiza nyine. Umuntu arakugana ashonje ukamufungurira, cyangwa se ukamwakira, ukamuha icyo kurya, ukamwambika. Bivuze nyine ngo amahanga aragusanga kubera ko uri umuntu mubi. Ntabwo umuntu yaza kugusaba icyo kwambara, ntabwo yaza kugufunguzaho, ntabwo yaza kukubwira ngo ndi ku rugendo byanyobeye, munzimanire, cyangwa se tikiyanshiriyeho ngo ugire ikintu mumarira kubera ko uri mubi. Ariko iyo uri mwiza nyine abantu baragusanga, ugasanga
iwawe nta mufunguzi uharenga, ugasanga iwawe nta muntu ufite ikibazo ukurenga, kubera ko nyine biranditswe ko amahanga azagusanga. Imana ishimwe, twese twifuze kugira ngo natwe amahanga azagere gute, azadusange. Imana ishimwe, nicyo mbifurije. Umurongo wa 4 haravuze ngo ubura amaso yawe uraranganya urebe, bose bazaterana baza bagusanga baje aho uri. Ijambo riratubwiye ngo ubura amaso yawe ngo urebe, ngo bose bazaterana bagusanga ngo baza aho uri. Bazaterana bagusanga kubera kuri mwiza, wumva abantu, wumva ibibazo by'abantu, ndetse utanga n'inama nziza, ugira impuguro nziza. Niyo mpamvu abantu bagusanga, niyo mpamvu buri muntu wese ufite ikibazo aba yumva yakwegera ukamugira inama, kubera yuko yakubonyeho umutima mwiza. Nyine abantu bose benshi bazagusanga kandi bazifuza kuza ahantu uri, kubera ko muri karitsiye ntabwo uri ruvumwa, ntabwo uri rwamwa, ntabwo wirwa uvugirizwa induru ku musozi. Ujya inama kandi utanga impuguro nziza. Ndifuza bityo nanjye izi nama ndazifuza, uko nzifuriza abagenzi banjye banyumva, haba ababyeyi, haba abadamu, haba ingeri zose. Ndifuza izi nama ko twazumva, aya mahanga akajya dusanga, akifuza kuza ahantu turi kubera kubw'umutima mwiza. Kandi nigize nsoma ijambo rirambwira ngo dutunge umutima mushya nk'uwari uri muri Kristo Yesu. Birashoboka rero, ijambo ryarambwiye ngo Kristo niwe twigiraho, cyangwa se niwe cyitegererezo cyacu, cyangwa niwe ndorerwamo, niwe tureberaho. Imana nidushyigikire kandi ituganze. Abahungu bawe bazaza baturuka kure, n'abakobwa bawe bazaza bahagatiwe, niho uzareba ugacya. Imana nishimwe. Ijambo riratubwiye ngo abahungu bawe ndetse n'abakobwa bazaturuka kure, ngo niho uzareba ndetse ugacya, kubera yuko aya mahanga nakugana rata, uzaba ufite ibyishimo, uzaba ufite isanzure n'umutekano. Bivuze ngo n'abana bawe bazaba beza n'ujya unabareba, kubera yuko nyine utunze umutima mwiza mu bantu. Uzajya ubyishimira, wumve nyine urakeye ku mutima wawe, ubuzima bwawe bwose wumve burakeye. Imana nishimwe rero. Hanyuma nasimbuke n'ubundi nadusomere 15. Haravuze ngo nubwo waretswe ukangwa, ntihabe hari ukunyuramo, nzakurutisha ahandi nguhe ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi. Aleluya. Ijambo riratubwiye ngo nubwo waretswe ukangwa, ntihabe hari umuntu wakunyuraho, ariko data wa twese arakwibuka kandi arakuzirikana. Aleluya. Aravuze ngo azakurutisha n'ahandi rata. Wowe urasabwa kugira umutima mwiza, abantu biguhima nawe ngo uhimane, abantu bikuvuga ngo nawe uvuge, abantu bikuvuga ngo uhinduke igisimba, uhinduke ikirura mu bantu ngo nuko abantu bakwanze. Oya, ijambo riravuze ngo nubwo waretswe ariko ukangwa, ntihabe hari umuntu wakunyuraho, ariko data wa twese arabizi, azakurutisha ahandi. Wowe niba abantu bakwanze, wowe komeza ukora imirimo myiza, uhirimbane, ntucogore, ntutentebuke. Abantu niba bakwanze, wowe tuza, icyangombwa ucunganwe n'Imana. Si Imana yakwanze, si Mwuka Wera wakwanze, si Kristo wakwanze. Ijambo riravuze ngo nubwo waretswe ariko ukangwa, wowe icyo usabwa ni ugutunga imirimo myiza, ugatunga imbuto nziza. Ubu ikintu dusabwa ni imbuto. Ikindi cya kabiri dusabwa ni imbaraga zo kunesha, tukirinda icyaha. Imana ikaduha imbaraga zo kurimbura ndetse no kureka. Iyo wamajije kurimbura no kureka no kunesha, uragenda noneho ugatunga umutima mwiza, ugatunga umutima urimo amahoro, ugatunga umutima urimo impuhwe, ugatunga umutima kandi uri mu rukundo, ugatunga umutima urimo imyemerere y'Imana. Imana nishimwe kandi data wa twese nabagarukeho. Ijambo riratubwiye ngo nubwo waretswe ariko ukangwa, ngo data wa twese azagusumbisha ahandi. Pawulo niwe wigize uvuga amagambo meza aranezeza. Ni Abakorino ba 2 igice cyaho ni icya mbere umurongo n'uw'icumi. Haravuze ngo iyo turakoye urupfu rukomeye rutyo. Haleluya. Hari urupfu rwo kwangwa cyane ndetse no kuvugwa. Burya ni ibintu biba birimo bisunikira umuntu mu rupfu,
kubera ko hari umuntu udashobora kubikontorora, hari umuntu udashobora kubana nabyo. Ariko Pawulo abyitegereje arangije aravuga ngo iyo turokoye urupfu rukomeye rutyo, ngo na n'ubu ngubu iracyaturokora urundi. Imana nishimwe. Nsoza nkwishimira nkubwira ngo komera kandi ushikame, ngo kubera ko Uwiteka yigeze abwira Yesu, aramubwira ngo yewe Yesu we, ngo nzabana nawe ngaho aho uzajya hose. Yesuwa igice cya mbere umurongo waho w'9 haravuze ngo mbese ngo nuko komera kandi ushikame. Aleluya. Ngo nzabana nawe ngo aho uzajya hose. Imana nishimwe. Data wa twese nabagirire neza. Tugiye gusenga rero, hanyuma ugire kwizera mu mutima wawe, wizere cyane, umenye ngo nubwo wareswe ariko ukangwa, nubwo abantu bakuvuga uko bashatse, nubwo abantu baguteragiranye, imiryango ikwanze, abantu baguhagurukiye ari benshi muri karitsiye, akaba aribo abantu bicayeho, ariko komera. Imana iravuze ngo izagusumbisha ahandi. Imana ishimwe. Imana iravuze ngo izagusumbisha ahandi. Wigendera ku bantu, ahubwo banza uzirikane wowe n'Imana mumeranye mute. Wisubiremo kandi wininire mu mutima, hanyuma twese tugiye kwemerera Imana duce bugufi mu mutima wacu. Aho wagiye kure, aho watenebutse kubera ko abantu bakuvuyeho, humura. Ijambo ryatubwiye ngo byukura bagirane kubera ko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Rero ubwiza bw'Uwiteka niba bukurasiye, humura. Turagushimye Kristo, turaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo. Mushimiye abantu bose bazumva ijambo ryawe kugira ngo rizakomezwe nabo mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera utubere urukundo, utubere urutare. Nigize nsoma ijambo ryawe rirambwira ngo muri wowe niho wategetse kugira ngo tujye duhungira, ngo udukize. Mu buntu bwawe rero nimwo twishyize. Nigize nsoma ijambo ryawe rirambwira ngo nishize mu ruzi rw'ayo maraso, ngo nuko nogamo